yego Mitsu tugana ku musozo nabahe bantu batanu bakugiriye nabi utajya wibagirwa mu buzima uhera kuri iki gicucu cyo kivuga kuri Rujama nabi umuhara wungiriye nabi ukubise mu cico uwo ni uwa mbere ubwo ni pirate kabiri ntago ari pirate ukomeza no kumuvuga mu izina ujye uvuga bukenduhe aba bantu batumye ahubwo iki gicucu bangiriye nabi ubwo nabona aba kabiri n'abambere wa kabiri ntabwo ndi bukiza katujye kuwa gatatu basi wakugiriye nabi utajya wibagirwa mu buzima inde umuntu wangiriye nabi bamerewe bate Rwanda ariko se we ibi nabyo turabyita prankara abanyarwanda ko bamenyereye ko aba bantu baba bari gukora amapranka iyi ni twavuga ngo ni pranka murabyibuka Mitsutsu ubwo yajaga muri Genesis Comedy bakamuhezemirizaho amatara ngo yamamaje muri iyi minsi nta kindi kiri kugenda kigarukwaho ni ibitutsi bya Mitsutsu arimo atuka abantu bo muri Genesis Comedy ariko nanone akibasira cyane uwitwa Pirate Pirate ngo yigeze umwibone hara muri Genesis Comedy avuga ko ari we byose ndetse ngo n'umuntu ushaka kujyayo atanyuze kuri Pirate nta kintu yageraho ndetse nta nubwo yabona performance mu imvuriti kuriri muri Genesis Comedy. Mitsutsu rero aganira na 3D TV yaravuze ati icyo kigoryi werere ko yego nakivuga mu izina ati nge narababaye mani ati kira kigoryi nimukakinzanire mu matwi yanjye yise Pirate kigoryi ati byagenze biti Mitsutsu ngo yagiye muri Genesis Comedy agiye guperforminga nyine atangira mo kuzana ngo ibintu bya Sana Joyce ariko izo Sana Joyce nibare babyumvikanye ngo ko bari bwamamaze ariko aje kumva yumva mikorera zimye abari aho ngaha nabo kubera uburyo bakunda Mitsutsu bahise basohoka barigendera na Mitsutsu arasohoka na timu yiwe baragenda mwarabibonye mu muhanda ibintu byabereyemo ibintu abantu bose bavuze bati ariko se ubundi ni gute bazimirizaho Mitsutsu amatara ibi bintu byagenze gute none se we Mitsutsu byari ngombwa kazemezera amatara abantu baramubaje bati ese Mitsutsu iyi Genesis Comedy kugeze gucya aho ni baba bashaka kugusenya muri sinema Mitsutsu yavuze amagambo menshi avuga ko ari umusore w'ibengazi avuga ko abanyarwanda bamukunda kuba bamujemirije hari amutare muri Genesis Comedy ati birashoboka ko ari byo atari ko nanjye singewe yisegura ku bafana biwe ubu ngubu rero Mitsutsu nyuma yo gutanga bombe abandi bantu benshi cyane bagiye kuri Pirate baramutuka ngo bitewe n'ukuntu yabakoreye ubugome ati wowe Pirate ko wavukiye Musanze ugakorera Musanze ati hari muri Genesis Comedy wowe uri umukozi atari kukuntu ba wigeze nk'ahari boss wa nyiriya company Genesis Comedy nyine ati ibyo bintu buri kwigira shaho ati nta mukozi ugumana na boss wiwe igihe kizagera bagutumure nawe ujye hasi abantu benshi kuri TikTok rero bagenda barira bavuga bati iyo Pirate hariya muri Genesis Comedy ati mutaziranye utamugurira akantu ati ni wakanagera muri Genesis Comedy n'abantu bose bagenda babivuga ariko ubundi Pirate kuba yarageze hariya muri Genesis Comedy abanyarwanda bakamukunda nibyo byatuma yigira gucya yavuze amagambo akakaye ndetse anatuka Rujama Fans Shop anatuka none Sana Joyce murabizi ibingibi Mitsutsu nibyo yamamaza Mitsutsu rero ngo yaragiye hariya kuri stage ngatangira kuzana ibintu bya Sana Joyce Pirate uko yaravuze ati ibaze nawe harimo Kenisi harimo ibindi byamamare bigiye bitandukanye kandi bafite n'amafaranga atari ko Mitsutsu yageze kuri stage ngatangira kwamamaza Sana Joyce ati ni gute umuntu nka Kenisi wamuzana ibintu bya Sana Joyce ati super deep man hariya mu kiganiro ahantu hose haba hari kurebwa abantu ibihumbi birimo birareba umuntu uri kuri stage ati ukazana Sana Joyce kuri stage Kenisi yicaye aho ngaho ariko kureba ati subu Kenisi yanywa super deepera ngaya magambo yavuze ngiki gikorwa kibi cyangwa se amagambo muwabi yasohotse mu kanwa ka Pirate hanyuma Pirate nawe baramuzeye Mitsutsu rero ahora asohora bombe buri munsi ayisohorera uyu nguyu Pirate ni umukozi wo muri Genesis Comedy ariko ngaba yigize ikidashoboka
reka tunabyemere ko nahaciye ubundi ko ibino bintu byarangiye tugasabana imbabazi nge nawe urinde muntu ki wo kuza kongera kumbwira ngo nze kuri kamera ngo nze ngo mvuge ngo naramuharabitse namuharabitse ntese umuntu aje muri Genesis afashe video ivuga ngo nta muntu umuhemukira ngo bimugwe amahoro. Abanyarwanda ba kera bo bari bazi n'ubwenge baciye umugani mu Kinyarwanda bagira bati ibijya gucika bica amarenga. Byatangiye ari ibintu byoroheje ariko Mitsutsu buri munsi akujya ku mbuga nkoranyambaga ziwe akavuga amagambo akakaye ndetse anabwira baramuhuru Genesis Comedy ngo Fari Merci aherutse kujya ku itangazamakuru ngo naho aravuga ati nda muntu memukira ngo bimugwa amahoro. Mitsutsu nawe ahita aravuga ati wowe usurinda utahemukirwa ati ni gute wowe wishira hejuru ati twese ku Mana byose birashoboka ati Mana nitukishire hejuru ngo nta muntu kugira nabi cyangwa se ukuvuga nabi ngo bikugwa amahoro ati twese turi bamwe ati ngaho uzagira icyo ntwara. Abantu bamenyere ko mu Rwanda iyo abantu bageze muri ibi bintu ngo baziba ari puranka ngo kugira ngo bamamare oya ezihari zishobora kuba atari puranka. Mwagiye mubibona kenshi cyane Mitsutsu hashize nk'ukwezi avuye muri Genesis Comedy ariko ko bukeye nuko bwije niko bagenda bamusembura kandi uko bamusembura niko bagenda basebya ibyo yamamaza. Iyo ni Sana Juicy na Jama Fans Shop niko bagenda bamusebya ariko se ubundi ibi bintu bazabivamo harira aharabika aba sponsor ban supportinga ndetse ahera kuri Sana Energy Drink aza gusoreza kuri Rujama Phones Shop. Anambwira ko banaziranye ndamubwira ati se muyobokiye kuba bafata Sana Energy Drink bakayisebya koko uziranye na Bucyana bifashishije izina ryawe Genesis ntabwo nigeze nyivuga yonde nabi merci yarababaye ariko I'm sorry nanjye ntago ari njyewe ndasaba imbabazi no ndacyasaba imbabazi nta n'ikibazo kirimo sibyo nta bibi njyewe makosiyo nayakose ndayemera kandi nkamenya no kuyasabira imbabazi. Nyuma yo kuva kuri stage muri Genesis Comedy bigenze nabi Mitsutsu yasabye imbabazi ariko biranga bibi by'ubusa kuko bakomeje kumuvugaho. Ese showbiz zacura iki? Mitsutsu na Genesis Comedy bizagenda bite? Reka twizere ko wenda ari puranka da ariko si puranka irimo irasebya inganda uyu Mitsutsu yamamariza ayo ibintu byaba ari byora. Reka twihereje ibyo mu Rwanda turabizi bishobora no kuba ari puranka wa mugani w'Abanyarwanda. Ahubwo nge mubanye muri iki kiganiro reka nkwesebere kunshigikira kandi kuri buta subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru nzajya nkora kuri iki channel bize bite bikugira mu bambere. Mukomeze kugira ibihe byiza ndabashimiye.